nanjye kuva navuka tanguniriza ari waka niko umuswahili avuga niwe nyibona Richard Crenna umusaza yagarutse ari koroneli cyane deni hi dutanya n'umusore yaraturutse mbari iyi filime yiswe First Blood iki ni gice cya mbere ibukari kabiri yayo na gatatu nuko kuvuga ngo irangiye rwose gatatu irahari urumva ni muri One Film Production umusore ko yakaje yageze mu gakaritsiye asanga abantu batuye aho ngaho ni nk'abatuye za Kiradiha mbese ahantu usanga ari mu kintu cy'igishangashanga ukuntu Sylvester Stallone yagarutse muri iyi filime yitwa Rambo ntabwo Rambo ariyo mazina ye bamwita Sylvester Stallone ngo ni Sylvester uko wa musore yakagiye hari urugo yagezeho aturori asanga hari umudamu ndetse n'utwana aho ngaho umusore yasaga n'uwabuze rwose ntabwo ahazi yaje gushaka inshuti bari abasirikare kimwe bombi ni ba demob urumva naba hariya babita ngo iki imbangukira gutabara yaje arimo kuyoboreza umuntu yaje abazi witwa yaje abazi witwa Dalma yapfuye hashize igihe uyu nawe nta kindi yakoze yasise ka gafoto aranje arongereye kubitira inzira urugendo abakomando sha barakandagira my friends barora kuvana gatayi Rwamagana maze sha banga rifite gute nta narifite ashobora kwa kareka da none mu kagigi gasa naho ari agasantre aho wa mukecuru atuye nako wa mukecuru avuye aho yaratuye sheriff aba nabaroko biriya abaroko police bo mu byara ariko babita ba sheriff aho batuye ni nabo bayobora mu bijyanye n'umutekano kibazo nshuti yanjye urajya amajyaruguru majyaruguru ngweno ngo herifite ndaza kumenya neza ngo ngujyanye aho ushaka kujya jump in simbukiramo yiyi ntarifite abakomando usanzwe bashaka sasa rero umugabo ni umunyamahoro amagambo make cyane amagambo azi kuvugira ibyazi kuvugisha no gukomanga iyo komanga nibwo imbundi vuga wavuze kujya amajyaruguru arantu nabona nafata cyo kwicyakurara ni nka mayiro 30 uvuye hano kagiki kameze gutya kuki ari kurimo kumatiriza wa mugabo why you pushing me kuki mubazaga ibintu asa nawe arimo kumunaniza ati kuki urimo kunaniza we ntabwo ari wowe bazi ibibazo hano nige wowe bazi ibibazo urumva cyaka ntabwo muri uyu mujyi wacu dukunda abantu nkawe abantu nkawe niyo mpamvu iyo baje muri uyu mujyi nihutira kureba ukuntu twabakuramo nibyo gusa nta muzi undi nta muzi undi aramubaje ati kuki urimo kumatiriza kuki urimo kunsonikiriza unaniza wajya ngo umwene gihugu uyu mugabo yarwaniye igihugu n'umusirikare aranje ko yakamuzanye muzane moto ugenda urebe ko nimisatsi yitunganya kandi nanone ukarabuti witunganya ni inama nkugiriye arangije akatasubirayo ugira umunsi mwiza kigabo cyasaga nawe kimutaye ahantu hatari abantu ataribona uburyo agendamo reba imbere ishyamba rihari niho kugufata bakajya kujugunya iyo ngiyo ngo komeza ugende vere mu mujyi areba inyuma nta muntu afite gutongana nawe areba ubugome bwa wa mugabo arangije nta kindi yakoze aragaruka arebye muri televiziyo umugingara ntabwo azuba arimo kwirataho ntabwo ari amusobanukirwa wigeze aho mu komando rimwe ngo apfakiriwe komando always asoje aragaruka nawe aragaruka barahura ko numva ukomeye wa musenzi we ndagufashe amaboko yashire ku modoka hanyuma kandi yatandukanye ndakurasa kubera ikiburi ndahitamo icyo gukora none kandi nawe ukora uko mbwiye nta kindi cyabaye kereka kumuzana kuri polisi nk'uyu baramuhura iki uzanye ikindi giswaza kandi yanze gufatwa ndimo kumubwira ngo namanika amaboko hanyuma dore ibindi namufatanye mwandike ikirego ikindi kandi aranuka muri ukuntu sinzi niba aheruka no gukaraba afite rwose impumuro wajya nise kurume nkuru ameze nka Oscar bari ku musirikare yatuje amaza amazina atangira kwibuka muri Vietnam bigeze bamuhemukira bamufungiye ahantu nk'ari dirishya rimeze nk'iri izina sha niba ushaka ibyago waje ahantu ibyago bituye basagonda 3 cyangwa nangize isura yawe itimera nk'iya Oscar ihengame ku manywa y'ihango abantu bafite isura byahengamye wajyeho ni ibya Predator bamukanze ko bari bwangize isura ikamera nk'iya James arabyihoreye bari haro icaye igisura nawe wumva bagukize icyo gisura umudari bamukuraho ngaho zengurutsa igikumwe hano zabe igikumwe aranga ngo birimo gukora ndamuze yanze gusinyanze no gutera igikumwe umusenzira Charebe umujyi utarimo ibyaha ubu rero bamufunzeho ibyaha ko kaje kabona byaha bibamo amusenze urakora ibyo nkubwiye kugira ngo kugendekirwa nabi wa musenze bari ko musoraraha mujye kumwuhagira clean him up bajya no kumufunga mana nyagasani murebe biwe cyabaye iki kigabo shyira amaboko ku mutwe hanyuma Rugunu rusaza rw'urubondo Kristo tubwire ati zo wangureba ko nameze kimujyaho fata tize iyo ni imyito umukoze bikize ndagira ngo akarabe neza shakira bamwuhagirisha bimwe byakizimya mwoto yaragowe menya kuko wikuva muri Vietnam atarakaraba bagirwa kumusuka amazi na hariya mu matwiki kamenje kari kababaye kare ukuntu barimo gufata umuntu nabyaha afite umujyi wabo nabyaha uba muzazi ibyo bituma bamufata nabi ufata amazi atangira kwibuka muri Vietnam ibyo bamukoreye n'abanyamerika wabo barimo baramukorera kandi yari yigiye gutabara igihugu office byakomeye bitwazanye n'ikira bitwazanye n'ibiki
Ibazanye ibyago ikare bayobye cyangije afata icyuma cye ahita anaca haza abaturage barumirwa mahenga arimo arahunga muri bare baracitse muri polisi buriya bamukatiye burundu nimurasa wa musenzi tumukurikira ahubwo mutamurashe wowo kagiye musubuyu nguriya abagabo zirakurikira uyu mugabo arimo arazira araducikisha arancike niyo kugenda umuntu akagucikira karemburuga akagusiga ku muhanda w'igahanga aracitse yerekeye muri za famu zepfo iyo ngiyo mure nguriya yaranamurebye aguye maze ayiwe acike ibibazo biraha ndakubwira ibibazo byaho wahuye n'ibibazo nimbwira konera muzi ko imbwa zitajya zonfunga umutwe yaguye ku runtu rw'urukote niba atari ururangiti rangije arujyaho konje afite ni bwinshi cyane mbere ya byose no kubanza kwitabara mukobwa we yari umusirikari abasirikare mu bihe bikomeye n'ubuzima bw'arabwirengagiza n'igihe kibabaje akakirengagiza agakora ibyo agomba gukora n'ugukira kuba mbere na mbere tumubonesha imbwa tumubonesha abahigi tumubone imbwa zanjye rero muraza kuzihemba kuko ku isaha zikorera $1 muzehe wazanye imbweti n'umuhigi w'inama aramuzi n'imbweti ni nko gufata inyamaswa zihigwa n'intare ukajya kuzihigisha imbwa aba nabo yahizwe n'abatari bo kandi avayo ari muzima keze hano dore cya saza yakubitaga ibipfunsi amuswawe yari kubisa ibipfunsi sharimo gutoroka masasu ya nyayo nutaparika indege neza mu kirere ngo murase neza ni wendi bwice bakira mpima kuri target iyo ndege parika neza wa musenzi we aparika mu kirere kira mupima noneho ubwanyu muri yana watunganyije indege uyobonye kabaye arangije apfa kwiyabura hasi niba taravunitse urubavu indege kirayigarura ingabo kiraro kirashaka umwica mugabo arimo arazira iki koko usama herere nguriya hariya maze yikinga mu kindi giti nawe yidumbura hasi yumva uko bimeze bamushenze filime iraha uriya nta kindi yakoze maze ahita avana aho ngaho indege nta mabuye ashobora kwishingirira nuko yakaje arabanza bati imbunda y'icyayi gisaza umugeraho agiye kwegura umusaza yumye kare karabaye kubitaho uko yakikubise ku giti umusore yagiye maze aramanyuka nta kindi yakoze mugenzi atangira kwidoda manika amaboko ngo yinjire muri waza tumufunge neza ntago ari umwishe ntabwo nshaka kubaza undi muntu wese ngaho manika amaboko hanyuma tukujyane kugufunga ukava aho uri turamena umutwe nta kibi nakoze murekurira amasaha tumanuka hasi tumushakeyo kuno kumbe ari wakamuraga ngiye kuva ku kigage abapolisi bo mu cyaro rabakinisha akagage urwagwa go ahead well let's do it komeza in the gorge muri goji hano hasi over mubwira garu indege rona wo musore umva boss mugomba kumenya uwo musore murimo gukinisha uwari wo yitwa John Rembo yarwanye muri Vietnam musirikare afite umudari wishimwe hanyuma ni muri Green Beret ni ngabo mwe bitwa ba special force numu command ushobora kurwara intambara ari uwo mugabo no intwari y'intambara I knew there was something narimbizi wangu narimbizi kano kuva kare bamufunga kari gafite umudosi dukora iki ni special force ari niba yateze intambara kwisi ari wenyine ntago bindeba giye tugende urumva wa musenzi akakigiriye karubwoba ngo Green Beret ngo the real badasses ngo nibo bantu bafite udutafari tubiko umugabo nayo yatanga imitego ye azishanda bashibukana nk'ingurube iko imishibuka y'ingurube niyo yagiye gutega abantu umugabo ara bamushatse y'ibyago none batangiye kubibona mwebwe bamuvuga bamubwiye ngo niba ushaka ibyago ngo waje ahantu bituye kumene nibo bizaniye ibyago bagiye kubirahura barakomeza barahiga ye yababwiye ati sijye umwishe nta n'intambara nshaka sinshaka no kubaza umuntu barahiga ye mwana burimo burira rero ugenda abona hano hari umwijima wamaze wamushenze kandi wowe kashiriya mbwa kabiri ntabwo ari sasa amasasu yamushiranye tugeyo amasasu yamushiranye boss ari wowe ubanza imbere wowe unapfuye igihugu cyakwibuka boss aranga arimo araboja ngo nibajeyo kandi ubwo nibo bohereza imbere aya boss wowe igihugu cyakwibuka boss abanza imbere ari kubica bose nene kwica wangaragarije ko ari amategeko muri uyu mujyi wikomeza kunsunikiriza cyangwa ngo intambara utazigera wizera I give a wall that we never believe urakina arababwiye ngo bose yari kubica ndetse nawe yari kumwica nta numwe yigeze yica nibarekere kumusunikiriza bamuhatiriza cyangwa bayintambara batazigera bizera umuntu ubwira gutya ari umugabo umwe maze noneho baragiye barahuruza ye buri communal station ibegereye barayihamagaza abakomando bashinzwe kurasa ibihunyira bamwe babahigi ntabwo babazanye ubwo Imana ni gute yageze umuntu kamugira nk'uyu Rembo umva kandi arimo aravuga ngo bamuhige yarangiza ngo Imana yaremye Rembo ni hatana ntabwo ari Imana yaremye Rambo ntabwo ari yamugize kuriya ni wamugize kuriya
uri cyande banyita Colonel Samuel Trovman narinje gufata umusore wanjye naramurokirise namuhaye amategeko ndetse nanone njye wamwigishije ibyo yise namuyobora imyaka 3 muri Vietnam niyo mpamvu mvuga ko ari wanjye ntabwo nje gutabara Rambo ngo mubakure mu maboko ahubwo ni mwenje gutabara mbavana mu maboko ye umva Colonel urimo urasa nawe utarimo kumva kurimo guhangana n'umuntu uzi iby'intambara zo mu mashyamba uyu mugabo ni wa wambe uyu yatojwe kwica nyuma kandi yigishijwe kwirengagiza ibihe bibi akaba ahatari ubu hanyuma kandi yatojwe no kurya iby'abantu bazima badashobora kurya barya bakaruka urumva uriya ashobora no kurya iminyorogoto ariko akabaho muri Vietnam inshingano ze kwari ukujya gushaka abanzi no kubakoraho kandi akagenda nta wundi beto kwica kicira igihe nuko nguko ateye kandi Rembo yari uwa mbere mu bandi ngiki avande yikangamo kumbera mbogoko nguyu ngo yigishije irari ijoro rya gatandatu ariko abanyakarembure kubera ingurube nyinshi babaje gatandatu kugume ni ijoro rya gatandatu ikiro cy'ingurube ni 600 ariko ngurube ye ni kominari turamagara John Rembo itaba over Rembo uzatangira guhamagara kuri radio ni Colonel Trotman come on Johnny talk to me Johnny reka tuvugane ubu mu Colonel yakundaga ni wamurokiritse ni wamutoje ibyo yamutoje ni wamukomandinze imyaka 3 akinja mu rugamba muri Vietnam ni wamwigishije kwirengagiza ibihe bibi kandi ubuzima bwe bwa nyuma akabukoresha mu gihe biri ngombwa ko arwana filime yiswe amaraso ya mbere First Blood niyo turora Rembo igice cya mbere ukamubayeho umusore kumenya aho ari abashinzwe kurasa ibihunyira nabo baboherejeyo yababwiye ngo ukohereza abasore 200 bagiye kumwica mutegura imva nyinshi ngabo abandi araka 200 men against one magana 200 bagiye kurwanya umuntu umwe ndakubwiye abagabo baca mu itanura rya kumuriro wowe ukajya kubabwira kandi ngo wakandagira mu mbaburasi mugabo yaciye habi ntanswe hano yaranutse nguyu ureba ko nameze uyu muntu niyanutsera ubu se napfa zakora iki kina n'umuntu nuko ari muzima ujye bibazo sikari ngera ufatora indi pice imwe birimo birifoto zamwe byaturikije uyu mwana zico namubwiye nace mubwiye nzibye namubwiye naramubwiye ibyo yagombaga gukora ntabizi Colonel yaramurebye yarebye ahantu baturikije amenye cyo gukora byanze bikunze simbize ariko ndabizi nakwicara reka da kasike Sheriff arategetse komba baturikije n'urwobo rurerure shawo umugabo ngo yaracyari muzima yakomeje hirya akamarembo bayafunze ndatekereza ukuntu ari buvemo shawo turi imyaka ukuntu igwira abagabo ibibazo zakomeye ibibazo zimaze kumwana nyinshi John Rembo ahantu yasokera hari akobo gatonya ariko arangije agacamo hanze singa hariya bagenga sana civil webyemere n'ubutadabyemera umenye kuri umusivili wowe akabajya kureberera indabyo abantu bajya mu ndabyo akabari bo mufata mugafunga ariko nimujye kuri Rembo ahubwo Colonel kuki mudusuzugura Colonel kuba turi abakominalize nta mafunzo twaciyemo wese niba taratojwe nitwamuturikije yarambwe muri abasivile wari wabona umugore ukubita umugabo kuko biba binatangaje rwose niwe mugore gukubita umugabo gamwe muri abadamu Colonel ara oyuru kumbe hasi baracyashakisha babasutse shawo bashoboka nibikamyo birimo birabagemurira ibiryo abagabo 200 nyuma ufite iki M60 n'imbunda zitwa M60 machine gun aho simbuka kugenda turashaka ubuzima cyangwa simbuka nakoze imodoka ko atari yanjye ngenda ni ya government ndabizi Robert yarasigaye Robert yacitse nanone over my kajya kubwira fandi wasinziriye niba yarabwiye umukominari ko imbere hari ikimodoka bamwibye maze umukominari yikwega ku kimodoka ye ni kuri imirambi igenda igwira yapfuye wari marajyaye umugabo agomagana biri yabananiye ahimbwa nkuri naniwe ikibwana bwanira yora rero inuma y'u Burundi yabwiye yo mu Rwanda ngo hugo ingana meme ndaje wayibonye M60 ngiyo banayo na charge risa yarasisa ubwo ndavuga za magazine ntabwo ari magazine ibingibi bari ibinyururu y'amasaha injiye mu mujyi yababwiye ngo ndabaha intambara mutazigera mwizera ibyo nibikirimo gucya ni ryaduka ryo kwa mwenzangu bahita bajya dora bakominari bo kacwe dore iyo igihushi gikurushaho igihushi cyarakuze kingana nk'icyafisi ashobora kukubeshya ko ari uruhara ry'abantu bihushi narabavumbuye hafite igihushi kinini ngo rero uruhara rw'umuryango kumbe no burorosha bwamuteye mu mutwe ishoye mu muriro barangije baracika hago se te mu Vietnam tizo urapfu ase Gaddafi yapfuye ntamufatiye mu mwobo nk'ifuku
buri muntu arapatiza yihagazeho. Uriya musore nta muryango agira, nta muntu kuri isi yumva afite, mbese nta cyo guhomba agira. Urumva uriya musore atarwana yiyehura, tizo wamanitse. Aha, gapfa kaburiwe n'impongo, nimbwira bupfe kureha birayinanira. Igihe cyayo cyo gupfa cyageze, kureha ntabwo biba bikiri. Rambo wewe yahongiye kuri parafu, ubu niba mushakira umushenja rera nguriya kuri parafu muzehe, kumba washaka rasa bya bikonteri binini cyane biba bishinzwe kugaburira umujyi. Aze ubu ibi ni iki koko, ibi nazanye ni ibiki? Ndababwiye mujye mwitondera abantu, je benshi barambona ariko icyo nkunda nuko banyubaha. Aho buri ushatse je nakwereka giye nta ntabwo azuba arimo kwirataho, ntabwo ari amusobanukirwa. Wigeze aho mu komando rimwe ngo apfakiriwe. Hey, none amanywa nagira ngaho ukazanga ba civile nabo barashaka ngo tubereke uko intambara itera. Misiyo yawe irarangiye, niba bashaka kurwana biveho birangire. Umusaza wenyine niwe yumva kuri abo ku bantu batuye dunia mu ngo bashaka kukwica. Ibyo nibyo shaka. Byarangiye Johnny, byarangiye, ntabwo birarangira na kimwe kirarangiye. Nuko wanjanye mu ntambara utuma tudatsinda muri Vietnam, hanyuma nanga basabye intambara nimo ndabaha uratuma natsinda. Buri munsi muri Vietnam yagiye ariko ntago batsinze. Rambo muri Vietnam byari byatwe. Abasivile ntacyo bambwiye jewe. Rambo azwa n'ukuntu yavuye muri Vietnam, abo bajyanye bose barapfa. Ukweriwe umusaza utaratumye ngo batsinda mbwira ngo nasubira inyuma. Yesu ni Imana. Ayiwe Bikira Mariya. Bari bagenzi banje tangira kwibuka bagenzi be bapfuye. None abanabo yaje nahanga mu basivile batazi icyo yahuye nacyo, batangiye kumusaba intambara, yaragiye kubaha umubonyo. Twabaga turi kumwe, nibo bari inshuti. Hano nta gihari. None abo badafite n'icyo bamariye bakazana umutwe je umutwe munini rwose, bangeze mu gahanga rwose, nako bangeze mu ijosi. Yatangiye kuvuga ibyo bagenzi be baganiraga bari mu rugamba. Abo nibo nshuti, abo ntacyo bavuze. Niba bashaka intambara nabahaho. None amanywa nagira ngaho ukazanga ba civile nabo barashaka ngo tubereke uko intambara itera. Ariko kuyihagarika sherifu yarasogongeye kuko bamuhaye iz'amaguru. Yavuye n'udupingo twe, reme mugenzi muzeyi yumvikanije hagati ya polisi n'umusore, bamukatira ibyo bamukatira, ariko nta wundi muntu wongeye gupfa. Kandi yari kubamara byo giye kuko ndebye ukuntu uyu musore yarameze. Aha je hanabona tizo muri serum, akindi cyabaye kwa ari kumujyana muri kasho. Nuko agafilme nako kagenze yitwa Fast Blood, ukurikirana uyicikwe, turacyari kumwe kandi ndacyakomeza. Ndahari wese samano. Nuko kagenze bantu bakuru, urukundo mbakunda muraruzi, ariko tugiye gukomeza n'indi filime. Hanyuma kandi bantu bakuri mama bakunda mwese ni muyizi, utayiza arakicwa n'ubururu. Oya n'urukundo gusa mbakunda, ndabakunda gusa. Rembi kurikirana yo turi nayo, The One Film Production. Yeah.